ntago birakubaho ibyo bintu ngo usanga umukobwa arakatiye kwera kuziranye n'abakobwa benshi oya ntago birambaho kuko abantu basanzwe banzi ntago mbeshya banzi ko witonda ari ubunyangamugayo mfite so kwitonda gusa n'ubunyangamugayo ubw'inganzo yasobetse n'umunezero yawe gusoza ase kubihimye kurangiza ni ikosa Yes, hello bakunzi ba BC TV show ni mwana muto canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mumenyereye kuri kamera canke micro za BC TV show muri kumwe na Christa nk'ibisanzwe guys rero uyu munsi ndaza kuvuga ikinyarwanda kubera murabizi nationalite zibiri ndazemerewe kuri nashira kwera umutumire mfise ndaza kuvuga ikinyarwanda kandi nshimira muri rusange abanyarwanda uburyo bari kureba ibiganiro byanje nagiye kureba abantu bakoresha YouTube barabizi nagiye kureba abantu bakurikirana ibiganiro byanje bro nsanga 60% n'abanyarwanda so mbashimira cyane bivuye ku mutima ko muri ko muranyereka urukundo umunsi rero mfise umutumire kuri kamera za BC TV gazi nambaye igitambaro ndasa neza gabere umukameramani wanje rero sinzi ukuntu ameze aramfuhira vraiment mbwira ko nsa neza bazi turakwakire kuri kamera za BC TV show. Ya murakoze cyane. Umeze neza? Umeze neza fresh cyane. Ku bantu bashobora kuba batabizi bashobora kuba bakoze subscribe uyu munsi ndi mu gihugu cy'u Rwanda benshi barabizi ko nakora kuri Bujahi TV ariko ubu ndiko ndikorera rero nashimye kuzanda ndavanga yaba abarundi bari ngaha turakorana canke abanyarwanda muri bisange turakorana ubu rero uyu turi kumwe benshi baramuzi benshi muramuzi gusa n'ubwa mbere mugiye kumubona kuri kamera zacu araza kutubwira byinshi turaza kuganira byinshi kuri we akaza akora nyene byinshi kuri we araza kutuganiriza muramubona namwe iminsi myinshi yari myinshi cyane y'imyaka ako kandi rero nta hantu tuzinanye turaziranye cyane hahe nanse kubivuga ko ndabona umengo twaba tubivuga ndabibwira abantu aho tuziranye kuri byinshi n'imyaka myinshi ishize tutabonana mbere yuko tujande taye y'ibyo bintu reka ubanze bibwira abakunzi bacu mbega umuntu turi kumwe n'inde amazina yaba yiwawe canke ayikoresha nyine mu buzima busanzwe urakoze abatanzi nitwa Inkuba ndi umuhanzi ndi umuririmbyi nibyo ngibyo ariko nkora ibintu bishingiye ku muco afro music nibyo ngibyo Inkuba niyo mazina yiswe n'ababyeyi oya ntabwo ariyo niswe n'ababyeyi ay'ababyeyi niyo dushaka ababyeyi niyo dushaka yarahagije ego njye ndavuga guys bakunze ba BC TV show uyu muhungu sinzi ko ari umupapa canke akiri umusore duherukana za 2008 twariganye twasubiye guhura arabaye umusore yarabaye umuririmbyi yarabaye umuhanzi rero hababeshe ndabivugana kakazina amazina yanjye asanzwe niswe n'ababyeyi navukiye mu muryango usenga ukijijwe ndi umwadeperi oya ako badeperi turawe tukavuye kongira byari kera nitwa Masengesho Samuel niho havuye Sam je pense niho havuye Sam Inkuba yo nabyiswe kubera nabyirutse mbyina cyane muri mize ibutare kwa nakundaga gusimbuka cyane abantu nibareba kuri IG yanjye barabona ifoto nasimbutse cyane nk'abantu batangiye kwango uzi kuri Inkuba nita mbivanira iryo zina rero nitwa Inkuba nishyira kandi mbi Inkuba y'ishema yego mbere ko twinjira mu kiganiro ivuge genre nk'umu artiste canke nk'umuntu nyene ukora gakondo Dirutagombera kurinda rwa mirindi nkomba rudasumba nataramiye kungira baririmba
icumu ryanjye ryera ikigembe umuheto wanjye nibararasa abikivumo cyamushe baranyirahira ndetse no mu gahunga kabarashi bakansingiza kuba intwari batabikeka Inkuba nijye nshuti y'abeza ndetse bitaki byamata bandise ngo rwema nijye nyampamira Inkuba nijye Nkuba y'ishema rwego rwogera mu bicu Inkuba. Ibyo bintu byaje gutega Sam, ugerageze uduze amajwi abizi ko bitaza kutugora, ugerageze uduze ijwi. Navuze ko nza kuvuga ikinyarwanda ariko cyananiye ndi gusanga navuze ikirundi. Uzamure ijwi kugira ngo bize kugenda neza. Umuntu akibaza ibyo bintu. Donc abanyarwanda barabyumva cyane. Barabyumva ko ariko ari nk'abarundi ushaka ko iki biganiro byacu bagati ibyo bintu nibiki ubundi mu kinyarwanda kiza nibiki umuco w'ikinyarwanda kuba wivuga gutyo cyangwa nibiki. Ubundi mu muco nyarwanda burya umuco wacu no w'abarundi ntaho bitandukanira cyane wenda izina n'ibyo wenda bishobora kuba bitandukanyeho ibi byitwa ikivugo iyo umuntu ahamagawe mu bantu cyangwa bamuhaye nk'ijambo cyangwa no mu nkera nyarwanda inkera zabaga zitandukanye yo guhiga mu mihigo umuntu yarahagurukaga akivuga ikanaka kavuga imihigo abari kuvuga ubutwari abari kwivuga ubutwari ibyo yakoze ni umuco dukomora kuva kera babaga bari kwivuga ubutwari intambara barwanye ibihugu bateye abami babaga bafite ibyivugo by'ahantu bagiye batera n'abantu rero b'ingabo babaga bafite ibyo byivugo niho bituruka noneho yamara kwivuga akavuga noneho ibisekuru byiwe rero twebwe tuba twivuga ubu ngubu twivuga iyo myato ariko ni cyane cyane twebwe ntabwo tubijyanisha n'iby'intambara. Umuntu akibaza ati umuntu akurabye biboneka ko kiri muto ibyo bintu byatanguye ryari wumvisemo ko ufite iyo mpano ukumva nyine aho watanguye wumva ko uzobishobora ukabijyamo mbu bikunze hari ryari indoto yaje ryari. Ngewe nabitangiye nk'uko umwana wese ajya gukina bisanzwe akiri mutoya yakinaga umupira nabyirukiye aho bita mu Irango abahazi neza hari centre de jeunes ihari bita kwa Don Bosco najyaga rero yo habaga hari urubyiruko rwishi rujyayo nkakina umupira ariko nza kubona abantu babyina nza kubikunda mbijyamo gutyo kubw'amahirwe nkiri mutoya ko nabigiye mufite imyaka 10 cyangwa 8 mbona hari n'udufaranga umuntu akuramo tangije ako inyuma gato nitwavuga ko ku bantu batuzi baza kuraba kino kiganiro hari ukuntu twatanguye je narabyibagiye twatanguye tukira abana bato cyane duhamiriza urumva kijyaga ari ukiri umwana Sama ari ukiri umwana je nkurera ngushyira ku mugongo ngutwara ngushyira ku mugongo ngutwara nza kubyutsa ngo tugende guhamiriza nitwavuga ko ahura twitse Sama nibyo waje kutubwira ndetse abantu baturebye babona ko unduta generation oya erega hari ukuntu umuntu adakura urumva agenda ariko abantu baratubwira abantu batuzi rega hari abantu batuzi kera tukira abana je naraguhekaga ubwo nitwavuga ko byavuye hajya hano uri ku muntu wadutozaga guhamiriza ndamwibuka je ntago mwibuka gusa ndibuka ko ibyo bintu byigeze kubaho tukira abana bato turi abana abantu ndabyibuka kera nibwo umuco wari kongera ugaruka mu Rwanda abantu bavuye mu buhunzi noneho buriya abantu basigaranye umuco bongeye kuwugarura mu Rwanda ibintu byo guhamiriza n'intore abantu bari barahungiye i Burundi bakomeje wa muco wo gutarama bakazaza bibukiranya ya mihamirizo uko twataramaga mu Rwanda kera uko bataramaga kera nyine barabikomeje bo nibo baje noneho batuvunguriraho wa muco wa nyawo hari burya cyagiye dutangira guhamiriza turi abana uyu nawe yarahamirizaga cyane ego kuracyabyibuka ngumiriza wa mbere wa kabiri wa gatatu kuracyabyibuka biriya rero bura twahamirizaga iriya mihamirizo twahamirizaga buri Burundi yari imirundi ya mihamirizo sinzi namvuze iki rurimi neza
bakongera ndabyibuka umwamirizo wa mbere wa kabiri wa gatatu ubundi twebwe mu Rwanda ntabwo imihamirizo yitwa ngo wa mbere wa kabiri wa gatatu biba bifite amazina ikontaniro igitego indangamyambi niko imihamirizo mu Rwanda yitwa rero bira twahamirizaga guhamiriza biriya yari imirundi ibaze ko ibyo bintu ntari mbizi nta kimwe narinzi numvaga nyine ariko hakuntu numvaga ari Kinyarwanda muri rusange gusa nuko nabyibagiwe ariko ntabwo nabyibagirwa zihamirije naye najyamo ntabwo nabyibagirwa n'ubise binza mu maso kasha ndaza kubibereka ko nibyibuka zaho ndazigerageza n'ingoma ni Samu rero Samu arakuze aragiye abangabo ubwo nuko yatubwiye ko akiri umusore umuntu agerageje kuraba ibikorwa byawe hariho groupe muri kumwe groupe yitwa Iganze gakondo ari yitwa Inganzo ngari ni timu yitorero Iganze gakondo nagiye mbona rero ndavuga ati ntago nasubira mu Burundi ntakurondeye kwa nakubonye kuri donc mu ndirimbo zabo entre hariyo n'indirimbo mwakoze harimo mu Burundi ndabeshe nawe ameze nkawe ufite ababyeyi b'umunyarwanda n'undi Burundi ariko yakuriye na DJ abantu benshi ba DJ baramuzi ni umuhungu bakoranye indirimbo guys w'umurundi ariko urumva afite nationality erega abanyarwanda n'abarundi tutuce kimwe gusa no kubera nyine usanga ari kuri yahacamo ndaza hacamo akanyaru acamo iki ni indirimbo mwakoze mwisanze muri kumwe muri team canke byagenze gute guhura na Lieve twahuriye hano i Kigali nawe yari yaraje kera muri 2007 we nawe ajya mu Nganzo ngari ahurira n'undi witwa Mugabo niko gukomeza ibintu by'umuco nanjye tuza kubihuriramo dukora iyo groupe yitwa Iganze gakondo turahuza twese twari dusanzwe duhamiriza tubyina nyuma rero tujya mu kuririmba noneho dukora timu yo kuba twajya gushimisha abantu mu mahoteli ndetse no mu rugo no mu birori bindi mu bukwe yego byiza cyane hari igihe umuntu ashaka kukuraba akavuga ati biriya bintu apa yuko ari umuco nyarwanda benshi banabikunda batumira kubaririmbira kubateramira biba ari ibintu byiza cyane ariko umuntu akavuga ati intambamye muhura nazo cyane imbogamizi uhura nazo muri kano kazi ka kuko hari nk'abantu babibona akagati n'ibisanzwe uriye se ko ari kuva kera yarahamirizaga ukumva ko ari ibintu bisanzwe imbogamizi mujya muhura nazo muri kano kazi imbogamizi navuga ko ari ni nkaho ntazo kuko ibi bintu tubikora ariko tubikunze no kubikunda umuco wacu iyi gakondo yacu niyo nkomoko kaba umuco wacu rero ni ibintu nkora mbikunze nabo bandi dukorana tubikunze kuko twese twarangije kaminuza dufite ibyo buri wese yagiye yiga nkanjye ibintu nize bijyanye n'inganda ariko kubera ari byo ibingibi nkunda cyane mbibamo kandi nkabona mbivanyemo n'ayo mafaranga buriya rero ikintu ugiyemo ugikunda ukakivanamo amafaranga nta kuntu nawe utakihebera se ntabwo muhenda ngo nzagutumire irya timu yanyu muze kundirimbira amaboko ntabwo cyangwa kubera ko twakuranye uzampa ntabwo duhenda turahenda yego tunyurize nko gato rero hanini bumve n'ijwi ryawe mbe umuntu turi kumwe Inkuba koko ubw'inganzo yasobetse n'umunezero ingoma nizivugire rimwe amakondera zikihime ya ayiye
ubwo inganzo yasobetse n'umunezero imyirongi n'impanda ibivange biruhusobe ya aye hari ukuntu ushaka abahungu batega amaboko nyine muri kurya kuntu iyo timu canke barya abantu baririmba gakondo nyine ukabona birasa neza biraryoshye kuko mu Burundi nta bihaba biriya bintu by'uko abahungu bagira uko ntabyo ndabona sinzi nimba bihaba Burundi baramiriza gusa baravuza n'ingoma ariko sindabona batega amaboko twebwe dufite n'imbyino kuko ari ibinimba kuko mu Rwanda usangaga agace gafite inoze imbyino zaho hari ikinimba cy'ibyumba iki Gisenyi i Butare barashayaya hari bakabyina i Butare na Kigali barashayaya bakabyina intwatwa bita intwatwa iz'abahungu babyina n'iz'abakobwa babyina iburasirazuba bakabyina ikinyemera igishakamba yego Sam Inkuba mwamwumvise mwijwi ryiza cyane muririmba neza ndabikunda ukuntu cyane cyane nkunda kubona nyine abahungu bateza amaboko turabyina nawe wanjye ntago mbizi kubyina ntago mbizi nimba udashaka ko nkotora bakacishamo ijisho kano kazi urumujeni ikibazo ngiye kubaza sinzi ko zaho kinyishura neza ngo mbishaka urumujeni uri muri kano kazi ugenda uhura n'abantu benshi ni hamwe ujya kuri stage ugasanga abakobwa ubi managinga gute ibi bintu ego ikibazo mbajije biba bigoye kubimanaginga ariko iyo uri umuntu usobanutse mu mutwe ukamenya icyo ushaka n'icyo ushaka kugeraho uburyo ugishakamo inzira uburyo bicamo witondera ibyo bintu byose kuko ikintu cyica abahanzi cyangwa n'undi wese ujya mu ruhame cyane kandi ukora ibintu byo gushimisha abantu habamo icyo kintu rero kandi ukaba uzi ko nyine atari sawa ushobora kuguteza ibibazo bindi urabyitwararika rero ndagerageza ibizaba bikugora guhitamo uzaba kubera ugenda uhura n'abakobwa benshi bizaba bikugora guhitamo kurongora oya turahura nkabasuhuza nkataha nkababwira ati mwakoze kuza oya ibyo niba bihari ufite hari ukuntu musanga mufise abafana benshi urumva kandi kenshi usanga yibanzemo igitsina gore ugasanga ntibiba bibagoye kugira ngo couple ngo nyine bisanzwe urumva uri kumwe n'umuntu kuko hari abantu bafuha bavuga ati urihura n'abakobwa benshi uzageraho bigenda uko ntabwo birakubaho ibyo bintu ngo usange umukobwa arakatiye kubera ko uziranye n'abakobwa benshi oya ntabwo birambaho kuko abantu basanzwe banzi ntabwo mbeshya banzi ko witonda ari ubunyangamugayo mfite so kwitonda gusa n'ubunyangamugayo rero hari icyo ntakora ikintu cyose ngiyemo njyamo ngikunze kandi n'ubushake bwanjye bwose rero ubuzima bwa stage n'ubuzima bwa backstage buratandukanye ujya kuririmba abantu bakwishimiye bimeze gutya ariko urataha ukajya nanone iwawe ukabaho ubundi buzima busanzwe Sam turi bukurambire byinshi mwabyumvise ariko nitwagenda tutakubajije mbega indirimbo zanyu umuntu uza kukubona ngaha arakenera kumenya mbega iyo timu yanyirihe mukora gute ikorera he umuntu akeneye kumenya byinshi kuri mwe iyo barondera gute biroroshye kutubona ko dukoresha social media zose iyo yose wajyaho watubona wanditse uciye kuri jewe Sam Inkuba kuri IG yanjye ukanyandikira biroroshye kuba twaganira nkatanga contact zanjye tukavugana biroroshye cyangwa kwandikira iganze gakondo namwe mu social media zose na IG ku buryo yatubona utuvideo dufite kuri YouTube hari n'indirimbo dufite
ebyiri twasohoye, ariko dufite buri groupe yacu ko ikora, buri wese akora no ku giti cyiwe. Hari nk'indirimbo nakoranye n'uwo Ryiza, ego na Karigombe, nzobarondera muri kumwe mwese, niyo mpamvu nabiciye hejuru, nzobarondera muri kumwe n'ujya mu tipo mu Rundi. Yego. Iyo ndirimbo irazwi, yitwa Vunasambwe, abantu ba BJ ndabizi ko bayizi kuri YouTube. Afite n'indi yindi yitwa Uwiriwe, akoresha yahe mazina kuri YouTube? yitwa Yeveni Ganza. Okay, so guys, turasoza mu Kinyarwanda bwa ngo turarangiza. Yawa gusoza ase kubinye kurangiza ni ikosa. Oya, si ikosa, ariko iryavugika neza no gusoza ni Kirundi rero, vuga mu Kinyarwanda. Oya, niwe anacyo ni Kinyarwanda. Gusoza ni Kirundi n'ukuri, natwe ni Kinyarwanda. Kinyarwanda vuga kurangiza n'ukuri, turangize dushimira. Yego, uko wabyita kose ntacyo. Turangiza na saa mutubyina, kubera murabizi ko njye nabimusabye kuva mbere tutaratangira ko tuza gusoza ikiganiro, atubyine nyine atwereke kwa kuntu batega amaboko abahungu. Hanyuma tugushimira cyane ko wemeye ko ubutumire bwacu, nibaza ko n'ikindi gihe tukurondera uzo twitaba. Murakoze cyane, kandi shimiye n'abantu bareba Disi TV badukurikiranye, mbashimira no kunshyigikira, bakafollowinga. nta YouTube ufise ushyiraho indirimbo zabo? YouTube vuba iraza izanye n'indirimbo, kuko ntabwo ndasohora indirimbo yanjye ku giti cyanjye, ariko ejo bundi muri ino mpeshyi ndabakubita indirimbo nyinshi cyane. Turahari kugira ngo tubyereka abakunzi ba BC TV show kugira ngo bagushyigikire. Benshi bumvise n'ijwi ryawe barumva ko bimeze neza cyane, nibaza ko bazabikora, ndabizi barakundana. Dusoze rero, hari ikintu nabo nibagiye kukubaza gusanga? Icyo wenda jye nibagiwe ni ukubabwira, ntabwo ndirimba gakondo gusa, ndirimba imiziki yose, kuko gakondo nkora yanjye. Asisa umuntu wo muri ADPR uririmba n'indirimbo z'isi, umuntu mu ADPR aho ngaho wamushyize muri kona. Ushobora kuba waba muri ADPR ariko ukaririmba n'ibindi gute nyine ufite umuntu aziko. Oya, ngaho nyumvira Polisi kubera ko indirimbo yasohoye yari umu ADPR. Yego, ntabyo narinzi. Igihe narinzi ko ADPR ari ADPR mu Burundi no kuririmba ntibemere no gushyira izo dread, ntibemere no gushyira amayereni, ntibemere nyine ni umu ADPR maramaje, kandi nzi ko dinerega ni ku mutima. Iyo ku mutima niko kabi. Famille yacu ariko abisko cishijwe cyane. Ahubwo ndibaza nk'ubuzasubira utari n'izo dread. Nubundi nsubirayo. Mere yakwica. Mora njyayo abizi ya. Amaze kubona? Yego. Shakuno mama wa Samushara kijijwe kuva kera, ndamwibuka tukiri abana. Byo gusenga nabira tubwira ngo tujye gusenga isahera. Reka tugushimire rero ko wemeye ko tuganira, dusoza ikiganiro nyene dutamba. Tugiye kujya show na show. Ariko mwumvise ko ataririmba gakondo gusa, afise genre n'izindi ndirimbo, ahubwo se watunyirije kuri izo ndirimbo zindi zitari za gakondo twumva. Zitarasohoka izo zanjye zindi ntabwo zirasohoka, ari niyo mfite iri kwa element ahubwo nibagiye kubikoza. Mu bintu twaganiriye wambwiye kuri kwa element kuri coding indirimbo, yari izo ngizo canke yari zira za team? Oya, ni zanjye. Yego, zisi saga twiko. Sasa yaba akantu nyejemo nagarista wari kutubwira gato tukumva samo muri iganze na samundi. Ega kuba mu ADPR bamugana, nkuba hari abantu bumva ko ari ADPR batagomba kugira ikintu kimwe bakora ari ukujya imbere y'Imana gusa. Reka tuzongera tugaruke tubataramire cyane. Nzaze mfite na package kugira ngo nshimishe abantu buryo bifatika. Ndabizi ko bazabikunda cyane. Sawa, wakoze cyane rero tugushimire kandi uko niko tuganira. Murakoze nawe, Imana ibahe umugisha.